cyo cyari tugiye kwiga kiravuga ngo isengesho no kwizera, isengesho no kwizera, ibyangombwa simusiga mu kaga katuri imbere no mu mwiteguro w'imvura y'itumba. Yesu ashimwe. Yesu ahimbawe. Isengesho no kwizera ibyangombwa simusiga mu kaga katuri imbere no mu mwiteguro w'imvura y'iki y'itumba. Reka dusenge Imana. Turagushima Imana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Turiho mu gihe gikomeye cyane, uduhe guhumuka amaso, uduhe gufunguka amatwi, utwemeze, utwereke icyo dukwiriye gukora, utwumvishe icyigisho kugira ngo wifuza ko tucyumvaho, kandi udukure mu iroro ry'ibitotsi. Mwuka w'Imana tuyobore, haba ngiye ugiye kuvuga imbaraga zanjye zibure, ahubwo wihange muri njye, abumva bumvishwe nawe, uturinde kuzarira kuko hatazabaho igihe ukundi. Ubidufashe mu izina rya Yesu. Amen. Isengesho no kwizera ibyangombwa simusiga mu mwiteguro w'akaga katuri imbere ndetse no kwitegura imvura y'iki y'itumba. Bavandimwe inshuti zanjye, ndagira mbabwire yuko iki kintu cyitwa isengesho ari ikintu gikomeye cyane, kandi impamvu mbabwira yuko iki kintu cyitwa isengesho ari ikintu gikomeye cyane nuko iki kintu uzakunda kubona yuko ikintu cyitwa gusenga ndetse n'ikintu cyitwa kwizera ni ikintu Bibiliya yakunze kuvugaho, nyamara kandi abantu nabo benshi bakunze kukivugaho, ariko iki kintu abantu batarasobanukirwa n'imbaraga yacyo n'ikintu Imana yabagezaho baramutse bumvise iki kintu kandi bagasaba Imana ko bisohezwa mu mibereho yabo. Iyo ugiye mu ijambo ry'Imana ubona yuko Imana yagiye ikora ibitangaza bikomeye cyane mu mateka ya Bibiliya biturutse ku kintu cyitwa gusenga no kugira gute no kwizera. Iyo urebye mu gitabo cy'intambara ikomeye ku cyigisho kivuga ngo umuburo uheruka, hari amagambo akomeye cyane avuga ngo paje 125 ngo uku ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzagira gute buzamamazwa. Ubwo igihe kizagira ubwo butumwa bukamamazwa mu mbaraga igize gute ikomeye, ngo Imana izakorera mu bikoresho, izarobanura binyuze mu kubicuntumura Mwuka Muziranenge, aho kuba babitorejwe hehe mu mashuri. Bavuga amagambo cyaka bavuga ngo abantu bafite ibintu bibiri, kwizera kandi bahora bagira gute basenga. Iyo tugiye kureba mu gitabo cy'abami n'abahanuzi ku cyisho kivuga ngo Eliya w'itishubi, banditse amagambo ku rupapuro rwa mbere rutangira ku ipaje ndatekereza 39 baravuga ngo ngo igihe Israeli yari imaze kugera mu buhakanyi buteye ubwoba, Imana Israeli imaze kwihuza n'amahanga y'abapagani. Muzi igihe umwami Ahabu yakoze ikizira gikomeye cyane ku byo umwami Yeroboamu yari yarakoze, we ngo noneho ngo akarenzaho akarongora umugore bita Yezebeli, sibyo? Yego. Mwene Etibari umwami w'Abasidoni. Imana yaravuze ngo yararengeje ariyongeza. Muri icyo gihe cy'ubuhakanyi buteye ubwoba, Imana yahise kihagurutsa ngo umuntu bita Eliya, ngo yari aturutse mu misozi y'i Galiyadi, sibyo? Ariko baravuze ngo uwo mugabo Eliya ngo yari umugabo ufite kwizera kandi yari umugabo usenga cyane. Mbese mushobora gutekereza ikintu Imana yigeze ikora igihe Esteri abayuda hatangwaga itegeko ry'uko bagomba kurimbuka mu gihe cy'umuntu bita Morodekayi? Mbese murabyibuka? Ndagira mubwire yuko n'ubundi igisubizo cyavuye mu kintu cyitwa isengesho no kwizera, kubera ko Esteri yatanze inama muri Esteri cyo cyaka 13 arababwira ngo cyo cyaka 16 arababwira ngo mwebwe nimufate iminsi ngahi 3 mugende mwiyiriza ubusa, nanjye hano Ishushani ndafata igihe niyiriza ubusa, kandi ikintu cyitwa kwizera ndagenda njye imbere y'umwami mubwire icyifuzo, niba ari ukurimbuka nzagire gute nzarimbuke. Mbese muribuka igisubizo cyavuye muri icyo kintu? Mbese twavuga iki twibutse ikintu Imana yigeze ikora mu gihe abayuda baterwaga n'amama 3, abamowabu, abameonimu ndetse nabo ku misozi, abamowabu, abamoni ndetse n'abameonimu cyangwa se abo ku misozi y'Iseyiri, mu gihe cy'umwami bita Yehoshafati.
Yehoshafati yaravuze ati reka mbabwire ntimugire ikindi kintu mukora, nubwo mubona amami yose yamaze kutugota, nubwo mubona ingabo zimwe ziri hano, izindi zikaba ziri hano, izindi zikaba ziri hano, ndajya Yehoshafati mu kwizera, umugabo ufite kwizera kudasanzwe kandi wari uzi icyo imbaraga y'isengesho itanga, yarababwiye ngo ntimwirirwe mujya mu gutegura ibintu, ntimwirirwe mujya kwirirwa mushaka intwaro ngo mujye guhangana nabo, mwebwe nimufata umunsi twiyirize ubusa tugire gute? Baragiye barapfukama barasenga. Bamaze gusenga, ijambo ry'Imana ryamiriza yuko ngo izo ngabo zasubiranyemo z'ubwazo zigira gute? Zicana kugeza ubwo hatasigaye n'uwo kubarimo. Ubu ndajya mbabwire yuko turi mu gihe aho abanzi bacu batugose mu buryo budasanzwe, kandi natwe rirashyira hamwe ry'inyabutatu tubona ryari risumirije umwami bita Yehoshafati uwayoborwaga n'Uwiteka. Yehoshafati ari mu cyimbo cyanjye nawe, niba wemera ko ubwoko bw'Imana kandi ukaba ukomeye ku by'Imana yavuze, kandi ari amahame atatu ahagara ishyirahamwe ry'inyabutatu, ikiyoka, umuhanuzi w'ibinyoma ndetse n'inyamaswa. Ayo mana iryo shyamba ry'inyabutatu natwe ririmo riradusumiriza, kandi ndagira mbabwire yuko ririmo rirategura ibintu bikomeye cyane rigenda gukorera nge nawe. Ariko iki igihe cy'uko abantu bamenya imbaraga y'isengesho no kugira gute? No kwizera. Kubera ko iki kintu nasanze ari ikintu gikomeye, kandi nasanze ari cyo cyonyine kigiye gutambutsa abantu mu bihe tugiye kujyamo. Ndagira mbabwire ko umuntu utazi gusenga, umuntu udafite kwizera wese, bizamera nk'aho ubukristo bwe buhise ko bushongera imbere y'ibintu bigiye kuza. Ibi ndabibabwiye. Niyo mpamvu iyo urebye mu ijambo ry'Imana uzabona gusenga no kwizera ari ikintu abantu b'Imana bagiye bakoresha cyane. Ushobora kwibaza ikibazo gikomeye cyane. Iyo turebye muri Luka igice cyaho cya 11 tubona amagambo akomeye cyane aho Yesu Kristo yigeze avuga ikintu, ariko reka mbere muri Luka igice cya 17 yavuze kuri ibi bintu bibiri, ikintu cyitwa kwizera no kugira gute? N'isengesho. Luka igice cya 17 bavandimwe ndabigize iki kintu mureke tukirwanisha, kandi mureke twumve icyo gusenga ari cyo. Gusenga kuzima no gusenga gupfuye twanatangiye mu gitondo tubivugaho, ariko nzi ko ariyo ntwara abantu bagiye kwifashisha muri iyi minsi dusohoyemo. Luka igice cya 17 ushobora kwibaza impamvu Yesu Kristo yakunze kugaruka kuri iki kintu, ndetse n'abigishwa bakakigarukaho ibisitaza abantu. 17:5 ibyo kwizera. Maze intumwa zibwira umwami Yesu ziti twongereye kugira gute? Kwizera. Ndetse iyo urebye muri iki cya 11 iki ni ikintu intumwa zasabye Yesu. Ntizamusabye ibindi bidasanzwe, zamusabye kubongera kugira gute? Kwizera. Luka igice cya 11 reka turebe andi magambo ahanditse. Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Ndagira mbabwire ngo intumwa zari zarakoze ibintu byinshi. Abigishwa ba Yesu Kristo bari barabanye na Yesu, nkuko nge nawe ntazi imyaka mumaranye na Kristo mubana kandi ukorana umurimo nawe umuvugira nk'umwambasaderi. Ariko ndagira mbabwire ko hejuru y'umurimo intumwa zari zarakoze n'imyaka bari bamaranye na Kristo, baritetse baritarama basanga burya ikibazo bafite gishingiye ku bintu bibiri gusa. Muzabona yuko ari byo bintu basabye Yesu Kristo mbere y'uko utandukana nabo, ni ikintu cyitwa kongererwa kwizera ndetse no kumenya gusenga. Impamvu ngo hari impamvu yabiteye. Intumwa ubundi ngo zararebaga zikabona zabanye na Yesu Kristo, ariko mu mubano wabo bagiranye na Yesu Kristo ngo basangaga ari abanyantege nke buri gihe, ariko bagasanga Yesu Kristo ari umunyambaraga. Ngo bararebaga bakabona igihe cyose ibigeragezo bibasumirije bisoje batsinzwe, bakabona umwami wabo bagize gute? Arashikamye. Icyo kintu ngo kibatera ikibazo. Baribaza bati mbese uyu muntu uko duhorana, mbese uyu muntu uko tujyana mu murimo, mbese ni irihe banga akoresha, ni ikihe kintu gitumwa kuri buri ntambwe yose y'ikigeragezo atsinda, twe tukagira gute? Muzabona igihe abantu bari basabaga icumbi, uburyo baribimye, nuko Yohana akavuga ati reka dutwike inzu y'aba bantu, sibyo? Turimbura umudugudu. Yesu Kristo ati umwana w'umuntu ntiyaje kugira gute? Kurimbura, ahubwo yaje gukiza icyari kigize gute?
icyari cyazimiye. Muribuka igihe Petero yahita ashaka gukoresha inkota agakuraho ugutwi, Yesu Kristo agufata akagira gute? Uretse n'ibyo, ni ahantu henshi cyane bagiye batsindwa bakabona umwami wabagize gute? Aratsinze. Ngo babibaje kuri ibyo bintu, ngo bibaza ngo ibanga ry'imbaraga akoresha. Reka mbabwire amagambo ari mu gitabo cy'Abarirwa ni bande. Kuri ayo magambo wenda ye kuba amagambo yanjye, mwumve ngo ikintu cyaje gutuma babaza Yesu Kristo ari amagambo ndetse bakamusaba ko yabigisha gusenga. Hari amagambo hano ngira ngo dusome turebe ayo magambo. Ndifuza yuko aya magambo tuyareba kubera yuko ni amagambo akomeye cyane kandi dukwiriye kwigiraho ikintu gikomeye cyane. Amagambo akomeye cyane dukwiriye kwigiraho ikintu gikomeye cyane ku kintu kijyanye isengesho. Isengesho ry'umwami wacu Yesu Kristo. Baravuze amagambo baravuga ngo imitima y'abigishwa bari bamuteze amatwi yarakabakabwe cyane. Sibyo? Ubundi yarakabakabwe cyane. Babonaga ukuntu yamaraga amasaha menshi ari wenyine yihereranye na se. Sibyo? Yamaze iminsi akorera imbaga y'abantu yabaga iniganira aho ari we ni Yesu Kristo, kandi yerekana uburiganya bw'abigisha b'Abayuda. Iyo mihati yose yasigaga imumazemo intege kugeza ubwo nyina na bene se n'abigishwa be babonaga yuko bishobora kumuhitana kubera kugira gute? Kumara amasaha menshi asenga. Ariko igihe yabaga avuye mu masaha yo gusenga, yaherukaga imiruho y'uwo munsi, babonaga arebana amahoro, bikabagaragariza yuko agaruye ubuyanja. Mu masaha yamaranaga n'Imana buri gitondo, yahaga azaniye abantu umucyo wo mu ijuru. Abigishwa be basanze yuko amasaha yo gusenga afitanye isano n'imbaraga y'amagambo ye n'imirimo ye. Nuko bumvise gusenga kwe. Ubundi ngo nijya abigishwa ngo bari basanze Yesu Kristo arimo asenga. Nuko bumvise gusenga kwe baratangara bicisha bugufi. Ubwo yari amaze gusenga nibwo bamenye ubukene bwabo, maze baravuga bati databuja twigishe kugira gute? Gusenga. Twigishe gusenga. Ubundi ngo bari basanze Yesu Kristo ngo ari gusenga, nibwo ngo yatangiye kubabwira isengesho ry'umwami nk'uko riboneka muri Mateyo 6. Ariko iri sengesho si n'ubwa mbere yaribabwiye, yari yarimabwiye. Ubundi isengesho yari yageze anaribabwira mu cyisho cyo ku musozi. Ariko Yesu Kristo yongeye kuri basubiramo iki gihe n'ubundi bamusabye ngo abigishe kugira gute? Gusenga. Byari bigenze gute se? Ukuntu bavuze ngo isengesho ry'umwami ryatanzwe kabiri n'umukiza wacu. Ubwa mbere ryabwiwe imbaga y'abantu mu kibwirizwa cyo ku musozi, ryongera kubwirwa abigishwa be bari bonyine nyuma y'amezi runaka. Abigishwa bari bamaze igihe gito batari kumwe n'umwami wabo. Ubwo bari bagarutse, sibyo? Nibwo basanze ahuze yihereranye n'Imana. Amena. Yakomeje gusenga. Sibyo? Ni nkuko waza ugasanga umuntu yihereranye hari ari kwisengera. Baramureba. Yakomeje gusenga aranguye ijwi, asa nkaho atazi ko bamuri iruhande. Yararabize mu maso y'umukiza harabagiranishwaga n'ubwiza bwo mu ijuru. Yasaga n'uri imbere yitagaragara, kandi mu magambo ye harimo imbaraga nk'iy'umuntu uvugana n'Imana koko. Reka mbabwire, abigishwa ngo bamaze kubyitegereza ngo baramutumbiriye kuri aya magambo nari gusoma. Babona yuko iryo sengesho ari isengesho rihumekewe. Babona ko ari isengesho nka ryarinde abantu baterura bari guta ibishyito basinzira basubiramo amagambo. Babona ko ari isengesho aho intekerezo z'umukiza zavuye ku isi, ameze nk'umuntu uri kuvugana n'umuntu bagize gute? Barebana. Igihe ngo bamubonaga, Mwuka w'Imana ngo yarabasanze ngo abereka yuko ubunyantege bwabo bushingiye ku kintu cyitwa gusenga, kandi ko imbaraga za Kristo aho zishingiye ari ku kintu cyitwa isengesho. Basobanukiye yuko gutsindwa kwabo gushingiye ku kudasenga,
no gusenga nabi, kandi gutsinda kwa Kristo gushingiye ku kuba ari umunyamasengesho. Ariko ikibazo ngira ngo mbabaze, mbese mu by'ukuri abigishije babazaga Yesu Kristo uruko ice cya 11, reka tujyeyo. Njye ngira ikibazo kandi nkakibaza cyane, nkavuga nti uwaduha Imana ikaduha umutima nk'uyu mwigishwa. Uyu mwigishwa si uko atarasanzwe asenga. Ndagira mbabwire yuko ntabwo abantu bakoraga umurimo badasenga. Ariko ushobora kwibaza impamvu yegereye umwami akamubwira ati twigishe kugira gute gusenga. Ndagira mbabwire yuko natwe turabigishwa ba Yesu Kristo, kandi tumaranye igihe kirekire nawe tuvuga ko dukorana umurimo na Kristo. Kandi natwe nzi ko abantu niyo bagiye gukora umurimo, niyo bagiye kuryama, niyo babyutse barase. Ariko ndagira mbabwire yuko abantu benshi ntituzi gusenga. Kuko ndagira mbabwire ngo cyabaga twari tuzi gusenga, tugiye kwiga isengesho. Iyaba twari tuzi gusenga, iyaba twari dufite kwizera, tuba twarasorerwa amasezerano, umwuka w'Imana aba yaraje. Kuki twasengeye umwuka w'Imana igihe kirekire? Kuki tumaze igihe kirekire dusengera imvura y'itumba, kandi Imana itubwira ngo irifuza kumuduha kurenza uko ababyeyi bifuza guha abana babo ibintu byiza? Kuki umwuka ataje? Sinzi niba yaraje, ariko niba atarazi, ikibazo si Imana, ikibazo ni twe. Dushobora kuba dusenga nabi, dushobora kuba dufite kwizera guke, dushobora kuba dufite ikibazo gikeneye igisubizo ku ijambo ry'intangiriro rimeze nk'irya umwigishwa wasanze Yesu Kristo yamubwiye akavuga ngo twigishe kugira gute kandi twongerere kwizera. Reka mbabwire, dufite kwizera guke cyane, dufite kwizera kugerwa ku maki. Ibi ndabibabwiye. Kandi ikindi, dusenga nabi, niyo mpamvu tudasubizwa. Kubera ko gusenga kuzima kujyana no kumenya ubushake bw'Imana. Turaza kubona ikintu cyitwa isengesho rizima. Isengesho umuntu atazicara ategereje wenda ngo huya, rikaba ari isengesho ategereje yego. Muri iyi minsi ndagira mbabwire ko abantu benshi cyane, ubundi kera abantu b'Imana kenshi amasengesho yabo yabaga ari amasengesho basengaga bizeye ko igisubizo cy'Imana kigomba kuba yego. Ariko muri iyi minsi igisubizo cyitwa yego niyo kibonetse bimera nk'aho bidutangaje, tugatungurwa. Kubera iki? Kubera yuko gusenga kwacu kuba kurimo ibibazo. Dusenga tumeze nk'aho tutazi niba Imana izadusubiza cyangwa itazagira gute, itazadusubiza. Ariko akababwira dukeneye gusaba Imana ikatwigisha gusenga muri iyi minsi cyane cyane tugezemo, kugeza ubwo ibintu dusaba Imana tuba tuzi yuko Imana yatwumvise. Ibyo bintu byakongerwaho no kwizera, bikaba bishobora gutuma niyo umuntu yaza yambaye inyenyeri zimeze gute, bikaba bishobora gutuma niyo umuntu yaza afite imbunda. Mu gihe tuzi ko icyo turi gukora gihuje n'ubushake bw'Imana, ntabwo badushobora kugira. Iki ni cyo mbabwira. Uyu mwigisha ngo yaraje avuga amagambo, aravuga ati nuko ari ahantu hamwe asenga, Luka 11:1. Arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati databuja, twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Cyangwa Imana ikaduha umutima, tukongera Imana ikatwigisha kugira gute gusenga. Nubwo nzi ko twabikoze, kandi n'uyu mwigishwa nawe yari yarabikoze, ariko igihe cyose abona yuko akwiriye kwiga gusenga, agasaba no kwizera. Ibyo ni byo tuzaza kubirebaho. Yesu Kristo umurongo wa 2 arababwira ati nimusenga mujye muvuga muti Data wa twese, izina ryawe ryubahwe. Reka mbabwire, nk'ubu nk'iri sengesho, iri sengesho maze kuribona ry'ubwaryo ryahise rinyereka ko ubundi iri sengesho riza ry'ubwaryo ari igihamya kigaragaza ko burya abantu benshi nubwo babumbura umunwa bagasenga batazi gusenga. Ndagira mbabwire yuko gusenga bitandukanye no gusohora amagambo dusaba. Gusenga bivuze ikindi, kuko gusenga kuzima gufite ibintu byinshi cyane bigushyikira. Ntabwo ari ugupfa gusohora ijambo ry'Imana umuntu yivugira, ahubwo gusenga birenze icyo ngicyo. Yaragati mwibuka Data wa twese, izina ryawe rigira gute. Ndagira mbabwire ko iri sengesho ry'ubwaryo rishobora kwereka abantu uburyo nubwo basenga batabumva ibyo basenga neza, kandi ikaba ari n'intandaro y'uburyo tutasubijwe kandi twarasenze.
mbese iri sengesho niba ari isengesho risengwa n'abantu benshi, ni iri sengesho. Niba ari isengesho rivugwa mu miryango, niba ari isengesho rivugwa mu nsengero, niba ari isengesho umuntu asenga ku giti cye akoresheje, ni iri sengesho ry'umwami. Ni abantu bangana iki batera ko data wa twese batumva ibyo bavuga. Ubundi najya mu iri sengesho Yesu Kristo burya ngaritanga ryari isengesho rifite ibyigisho. Muri iri sengesho ho ubwaryo hari n'irarika rirarika abantu, rikabakura rikabakura mu bubata bwa Satani. Muri iri sengesho hari n'irarika ry'Imana ribagaragariza yuko bakwiriye kugira kubyarwa bundi bushya, bakagira umubyeyi mushya. Kandi ririmo irarika ry'Imana ribereka ko nyuma y'uko icyo gikorwa bamaze kugikorerwa baba bakwiriye gukomeza kugeza igihe umubano wabo ushyitse hagati yabo n'iki n'Imana. Niyo mpamvu umukiza atangiza reka ngo data wa twese. Isengesho ry'irarika. Ndagira mbabwire ko kubera ko abantu batabazi ibyo bavuga neza, n'abantu bangana icyo bavuga ngo data wa twese, Imana atari se wabo. N'abantu bangana iki nzi ko ari benshi. Data wa twese izina rye rigiye gute? Buriya Abayuda abantu benshi baravuga ngo data wa twese kandi Imana atari se wabo. Ariko kuko batabumva ibyo bavuga, batabumva n'irarika ry'Imana rikubiye muri iryo jambo ryonyine n'uburemere rifite, babivuga nk'abigendera bakamera nk'igihe Abayuda bateruraga Yesu Kristo bakamubona nk'izindi mpinja zo yabatambye ngo baramuteruye, uretse ngo Simiyoni ngo ijwi ry'Imana uretse yaranabihishuye ko atazapfa atabonye agakiza ka Isiraheli. Igihe ngo yari atumbiriye abatambyi bari kumuhererekanya, Mwuka w'Imana ngo yamwishati nguriye. Yesu ashimwe. Ndagira mbabwire ngo abantu benshi baravuga ngo data wa twese. Abayuda iyo turebye mu gice cya 8 umurongo Yohana igice cya 8 ku murongo wa 31 hari amagambo ngo nimuguma Yesu Kristo, nuko Yesu Kristo abwira Abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzagira gute? Nimuguma mu ki? Mu ijambo. Bavandi ubu dukeneye kuguma mu ijambo, ariko ntitube kurigumamo gusa, kuko kurigumamo gusa byasigara gusa ari ukurikiramwo amaso buri munsi. Dukeneye kurigumamo ariko naryo rikagira gute? Rikatugumamo, kuko kutugumamo nibyo bizatugeza ku rugero rwiza, nibyo bizatugeza ku rwego rwo kudakora icyaha. Kuko Dawidi aravuga ngo nge nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagira gute? Dushobora kuguma mu ijambo ry'Imana ariko ntitugumemo, n'ubundi tugasigara ku murongo umeze nkaho tutarigumyemo. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri ko kuzagira gute? Abayuda bahise ko batera hejuru ati mbese uravuga ngo tuzabaturwa ko tutigeze tubimbata, uvugira iki ngo tuzabaturwa? Ko sogokuruza ari Aburahamu, kari we dukomokaho kandi kari sekuruza abizera, niko tuvuga ngo tuzabaturwa? Umva ko tutari ibibyarwa. Yesu Kristo ku murongo 36 w'icyo gice aravuga ati umwana naba batura muzamubatura. Amina. Abayuda bagomeza gutera impaka ati rwose ati sinzi icyo twitira imbata, ati twebwe ntituri ibibyarwa, sogokuruza wacu ni Aburahamu. Urabyumva? Sogokuruza wacu ninde? Aburahamu. Igihe yavugaga ayo magambo ndagira mbabwire yuko ikintu gikomeye cyane Yesu Kristo yagomeje kubabwira ati ariko iyo muvuga ngo sogokuruza wanyu ni Aburahamu mu by'ukuri yagendanaga n'Imana, kandi Aburahamu yagiraga gute? Yaranyumviraga mu byo navugaga byose. Iyo mwamukomoka kuri Aburahamu mwamwumvisha imvugo yanjye. Abo bantu bavugaga ngo Imana ni se yaje kuberurira aravuga ati mukomoka kuri so Satani, kuko iso ibyara rikira namwe aribyo mugize gute? Uherekera ko Satani n'umwicanyi. None namwe ndibona soma mu mitima yanyu nkabona mushaka kunyica, nubwo bwose mwabuze uburyo mubikora. Rero iso ni Satani, mwe kubeshyera Imana ngo ni so. Ye kurangara, mwe kubeshyera Imana ngo ni iki? Ngo ni so. Ndajya mbabwire ko abantu benshi cyane bavuga yuko bakavuga ngo data wa twese.
ariko Imana atari se. Ubundi isengesho ngo data wa twese ryagakwiriye kumenya, umuntu agatangira kwibaza niba yarabonye andi mavuko, kuko tuvuka twese ducometse kuri nde? Kuri Satani. Tuvuka data wacu ari Satani, turi mu butware bwe. Isomo umuvandimwe yasomye muri Ezekiel 13 hari amagambo avuga ngo kavukire yawe ni Kanani, Ikanani, sibyo? Iso yari umwamori, nyoko yari umuhetika, yari umuhetikasi. Ayo ni amami yasengaga ibyirwamana. Imana nubwo yavugaga ibwira Yerusalemu, ariko ari amagambo arenguriza ku nyoko muntu yose, yerekana kavukire yacu uburyo tuvuka ducometse kuri nde? Kuri Satani. Niyo mpamvu umuntu wese akwiriye kubona andi mavuko. Tuba dukeneye andi mavuko kugira ngo Imana ibe data. Nibwo dushobora gusenga ririya sengesho rikari mu mujyo mwiza kandi ryumvikana. Data wa twe. Ariko abantu kuko gusenga rimwe na rimwe gusenga bitandukanye n'amagambo, nk'icyo ubwacyo ni igihamya, kuko abantu bavuga ngo data wa twese ariko batanatekereza kuri iki kintu ni benshi cyane. Izina ryawe ry'ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze. Kababwire, iyo abantu bavuga ngo ubwami bw'Imana buze, biba bitangaje cyane. Nzi ko abantu babivuze babyumva. Ndi kubaha ingero zerekana ko abantu basenga ibyo batumva. Gusenga dukwiriye kubyiga, kandi Imana ikwiriye kugira gute? Kuko bitandukanye n'ibyo abantu bavuga nk'amagambo. Ubwami bwawe bugire gute? Mbega icyifuzo cy'agatangaza. Ubwami bw'Imana buze. Hari ubwami bw'ubuntu n'ubwami bw'iki? Bw'ubwiza. Ubwami bw'ubwiza burenda kwimikwa, ariko ubwami bw'ubuntu bwatangijwe igihe Yesu Kristo yendaga kujya ku musaraba. Igihe Kristo yari agiye ku musaraba Karuvari, yari yimitse ubwami bw'iki? Bw'ubuntu. Niyo mpamvu muri Mariko 1:14 Yesu Kristo avuga ngo ubwami bw'Imana buri bugu, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Yesu Kristo yendaga kwimika ubwami bwe, kandi ubwo bwami yavugaga bwari ubwami bw'iki? Bw'ubuntu. Ariko biratangaje kubona muri iyi minsi uzabona abantu bavuga ngo ubwami bwawe buze, ariko abo bantu bakaba aribo bantu ba mbere barwanya ubuntu bw'Imana, akaba aribo bantu ba mbere icyo ubuntu bw'Imana bwagakwiriye gukorera imitima yabo utakibona. Uwo murimo batarigeze bagira gute? Bawukorerwa. Ubundi iyo tuvuze ngo ubwami bwawe buze, ubwami bw'ubuntu, tuba twerekana yuko dukeneye kumva icyo ubuntu bwa Kristo buvuze kuri twe. Ikizo mbabazi, imbabazi za Kristo zigize gute? Zivuze. Umwuka w'Imana akagisobanura mu mibereho yacu. Izo mbabazi, ubwo buntu yatugiriye Karuvari, Yesu ashimwe. Niho tubwira Imana ati Mana dusobanurire iby'ubwo buntu, dusobanurire iby'izo mbabazi watugiriye, twumvisha urukundo ruhishe muri icyo gitambo, twumvisha urukundo ruhishe muri izo mbabazi watugiriye, maze urwo rukundo nk'uko Pawulo abivuga rutwereze kukwiyegurira buru. Iyo twiyeguriye Imana kuko twumvise iby'ubuntu yatugiriye, iyo twumvise imbaraga zihishe mu rukundo, urukundo ruhishe mu mbabazi yatugiriye n'ubuntu yatugiriye, duhereye mu muvure Imana ikigira umuntu, tukazamuka tukagira Karuvari. Imana yaremye ijuru n'isi yambikwa ubusa buri ku musaraba igaterwa amacumu. Iyo twumvise ubwo buntu burenze uko twabutekereza, iyo tuvuze ngo ubwami bwawe buze, ubwami bw'ubuntu, tuba dusaba Imana ngo dusobanure iby'ubwo buntu, kandi nitwumva urukundo ruhishe muri bwo bidutere kukwiyegura twihane. Pawulo yaravuze mu Waroma 2:4 ngo kandi usuzugura imbabazi z'Imana. Bureka mbabwire, nubwo n'umuntu utiyegurira Imana amaramaje, uzamenye yuko uwo muntu ntazi icyo Kristo yamukoreye. Umunsi azakimenya, akamenya ikintu Kristo yamwaruye ku mutwe, umunsi azamenya ko impamvu yambara akabona araberewe ari uko ari amaraso ya Yesu, umunsi azasobanukirwa yuko impamvu arya ibiryo akumva biraryoshye ari uko Yesu Kristo yamennye amaraso kuri iyi si, impamvu azasobanukirwa ko ibyo bintu iyo bitabaho Satani baramugize ingaruzwa muhita akamera nka babasazi batora amashashi,
imyirato ye izashira, azumva urwo rukundo, umwuka w'Imana yamusobanurira, niwe uzavuga amagambo ngo ubwami bwawe buze mu mutima wa. Iyo umuntu yeguriye Yesu Kristo imibereho ye bitewe n'uko asobanukiye n'icyo Karuvari yakoze kuri we, uyu muntu niwe uba wifuza ubwami bw'ubuntu mu mutima. Ubwami bw'ubuntu buba bwasobanutse aba burimo. Iyo tweguriye Yesu Kristo imibereho yacu bitewe n'uko dusobanukiye n'ubwo buntu yatugiriye, tuba twinjiye mu bwami bw'iki? Bw'ubuntu. Ariko se aya magambo ari mu irarika rimeze gutya, ni abantu bangana iki bayasenga batumva icyo Imana iri kubabwira? Utubabari ibyaha byacu nk'uko natwe duharira abaturimo imyenda yacu. Paji ya 18 kino gitabo kambabwira bavanye inshuti zanjye. Ndimo ndatangira mbabwira uburyo hari ibintu byonyine byerekana ko dushobora kuba dusenga tutanumva ibyo dusenga, kuko nzi ko abantu benshi amagambo niyo tuyavuga tumeze nk'abitambu. Ikimenyetso cy'uko dukwiriye kwiga gusaba Imana ikatwigisha gusenga. Aya magambo avuga ngo utwari ibyaha byacu, bara amagambo avuga ngo bavuze amagambo hano ku ipaje yaho ya 20, abanyambabazi nibo abagirira impuhwe abakene. Ndashaka gusoma amagambo turebe. Ikintu nashaka kuvuga hano ni amagambo sindi guta kunyabona neza, ariko ikintu bavuga nuko iri somo rirakomeye pe, rirakomeye ngo hahirwa abanyambabazi. Reka mbabwire, ni abantu bakwiriye kumva yuko mu magambo make icyo hano bavuze nuko kavuga amagambo yisi bita kunyabona kujya tugatinda. Bavuze ngo hahirwa abanyambabazi. Kambabwire ubu dukwiriye kurenga ikigero abantu b'isi bashyizeho gipfuye. Dukwiriye ko abantu b'Imana bahindutse. Reka mbabwire ubugami iyi si iwacu. Baravuze muri kino gitabo ngo ntidukwiriye no kuvuga ngo tubabariye umuntu kuko ngo yaje kudusaba iki? Imbabazi. Umuntu niba yaduhemukiye tukabona we atari no kubimenya, twe tugende tumubwire ko twamuboho, urwo rubanza runamuveho. Baravuze ngo abantu benshi ngo banga gutanga imbabazi ngo sinzazimuha kuko ataje kugira gute kuzinsa. Ibyo ntacyo bimbwiye. Ariko ijambo ry'Imana bavuze rasoma ngo nujyana ituro ryawe ukibuka ko hari umuntu ufite icyo mugize gute, ubanza urisige, ubanza ukemurike. Umva, niyo umuntu yaba yaguhemukiye ntibikwiriye kuba urwitwazo uvuga ngo natazinsaba ngo niwe wampemukiye sinjye wagize gute. Niko bavuze muri kino gitabo. Ukwiriye kumuha imbabazi atari uko yanigeze agira gute azi gusaba. Baravuze ngo nuhagarara mu mwanya wo kumva ko utazazitanga kuko atateye intambwe ngo azazigusabe, nawe ntuzazigirirwa. Ikibazo gikomeye mbese iyo Yesu Kristo aza kuvuga ngo aratera intambwe, Yesu Kristo yatubabariye twazimusabye? Erega reka mbabwire, buriya imbabazi, ubundi imbabazi twazihereye mu nama y'agakiza. Inama y'agakiza yateguye imbabazi ku nyoko muntu yose, atari uko twari twanagira gute, twari twazisaba. Icyo akoze, iyo umuntu amenya ubwenge binyuze mu kwizera igitambo cya Yesu Kristo, atera iki intambwe akakira izo mbabazi binyuze mu kintu cyitwa kugira gute
ariko ubundi imbabazi zirasendereye ku muntu wese atari nuko yari yagira gute, ahubwo umuntu niwe ugira kwizera guke akabura kwizera ni ikiganza cyakira amasezerano y'iki y'Imana akanigwa kusakira. Ariko ubundi imbabazi ziba zibire nkaho ni nko wakundi gusingira umuntu sheke ukamubwira ati narayigusinyiye, igisigaye we gusa n'ukugenda ugatora iki amafaranga. Umuntu akabura umwete wo gutera intambwe ngo agere kuri banki. Ariko ubundi imbabazi mu nama y'agakiza, niyo mpamvu mu Efeso cya mbere ku murongo avuga ngo yadutoranyirije muri we isi itaragira gute. Kristo arakomeza aravuga ngo utwara ibyaha byacu nk'uko natwe duharira abarimo imyenda yacu. Ikintu kirakomeye. Niba Imana igomba kutora nk'uko nawe ubabarira, kandi uko utababarira niko nawe utazagira gute. Arababwira ati, aha niho nshaka gutinda, ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye nzimanira imitsima 3 kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba nafite icyo kuyizimanira. Uwo munsi akamusubiza ati windushya namaze kugarira, ndaryamye n'abana banjye nabo nuko sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. Ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije biramubyutsa amuha ibyo ashaka ibyo ashaka byose. Reka mbabwire, ndajya mbabwira ko iki kintu kirakomeye cyane. Uyu mugani Yesu Kristo ajya kuvuga ubundi aya magambo arakomeye. Yarabwira ati mbese ubundi isengesho ry'umwami wacu ririmo imigabane myinshi, ariko kuri iki kintu ninde muntu muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye nzimanira imitsima 3 kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo kugira gute kuyizimanira. Iki kintu kiratangaje. Buriya uyu mugani uratangaje. Ndajya mbabwire ko iyi nshuti ihinguka ku muntu nijoro akabura icyo yizimanira ni Yesu. Kandi n'iyi nshuti umuntu asabwa gusanga yihuta akayibwira ati nzimanira inshuti yanjye impingutseho, nayo ni Yesu. Iki kintu kiratangaje, kubera yuko Yesu Kristo yacaga umugani ariko ashaka kubereka uburyo yifuza kubaha ibyo bashobora kumusaba byose, ahubwo ikibazo ari uko basaba nabi. Aragateka mbabwire, ninde muri mwe yabwiraga byigisho ufite inshuti ni Yesu. Kristo yaravugaga ati mbese nko kuvuga ngo mbese mu byukuri ninde muri mwe ufite ubushuti kuri nge wansanga mu gicuku cy'iby'umwuka. Yesu ashimwe. Ikibazo natwe turi kukibaza, ninde muri twe niba avuga ko inshuti yari Yesu wayisanga muri iki gicuku kindishye cy'iby'umwuka, sibyo? Akayibwira ati inshuti yanjye ubu nagize ikibazo gikomeye, nahingutsweho n'inshuti, iyo nshuti inyereka ubukene bw'umutima wanjye. Ubu arega n'undi iyo nshuti ni Yesu. Yesu Kristo niwe nshuti utuzaho mu gicuku kinishye akatwereka ubukene bw'imitima yacu, ariko ni nawe nshuti ihita ko yongera igahinduka iduha ibyo dukene. Ku ijambo ry'Imana yavuga ngo hari nimba tuvuga ngo hanze hari umushyitsi, mpagaze ku rugi ndakomanga. Yesu Kristo arakomanga ku rugi rw'imitima yacu, ahora akomanga kugira ngo yinjire. Iyo umuntu amwemereye akinjira, umuntu ntanangira umutima we, ntashake guhangana n'ikijambo ry'Imana ari kumubwira, akemera ko mwuka w'Imana akorera mu mutima we akamwereka ubukene bw'umutima we. Yesu Kristo ikintu akora
amwereka ko ari umukene, atangira amusangiza ngo nzinjire tugire gute dusa. Ubundi Kristo ngadusangiza gukiranuka kwe. Iyo tukurabutswe tubona ko turi babi cyane, tumusangiza amahumane y'ibyaha byacu. Icyo gihe rero nibwo tubona yuko ntacyo dufite cyo kuzimanira umushyitsi, nta n'icyo dufite cyo kwizimanira ubwacu. Dukeneye umutsima w'ubugingo. Ariko Yesu Kristo aravuga ati none muri iki gicuku cy'iby'umwuka ninde muntu ushobora, muri iki gicuku cy'iby'umwuka ninde muri mwe ufite inshuti? Sinzi niba abantu bafite Kristo w'ubushuti maze bakaba bari kumushinja yuko muri iki gicuku cy'iby'umwuka bagaragarijwe ubukene bw'imitima yabo, kandi n'ubundi ni Yesu waje nk'umushyitsi. Yesu afite gahunda yo kukuzaho njye nawe. Muri iyi minsi afite gahunda yo kuza imbere y'umutima akakwereka ubukene wowe ufite, ku buryo akwereka uburyo nta n'umutsima ufite wo kwigaburira mu buryo buhagije no kugaburira bagenzi bawe muri kino gihe cy'ijwi rirenga. Ariko kandi ari kongera kukubaza ngo mbese koko niba umfite nk'inshuti, ni gute wansanga muri iki gicuku ukambwira uti inshuti yanjye nzimanira imitsima 3 kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo kugizima? Yesu Kristo ameze nk'ubwira abantu ati niba ubukene bw'umutima wawe wamaze kububona, mbese ni gute ushobora kuza iruhande rwanjye ugataha amaramasa? Mu yandi magambo ni nko Kristo ari kuvuga ngo ikibazo cy'uko utari guhazwa umutsima w'ubugingo wo kwigaburira ubwawe, kugufasha no gufasha bagenzi bawe, ikibazo si ngewe, ikibazo ni wowe. Kuko hepfo gato dore amagambo yavuze. Kristo aravuga ngo uwo munzu akamusubiza ati windushya namaze kugarira, ndaryamye n'abana banjye nabo nuko sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. 8 ndababwira ukuri yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije biramubyutsa amuha ibyo ashaka byose. Kambabwire Yesu Kristo yaravuze ati nubwo bwose nubwo iyo uwo mutsima ubukene bwe nta buhaza bitewe nuko asanzwe ari inshuti yanjye. Kuko ubundi uyu muntu Yesu Kristo yasuye agasanga mu mutima we nta kintu afite, ntafite cyo kwizimanira, ntafite n'icyo kuzimanira abantu. Ubusanzwe uyu muntu abasanzwe ari umuntu udakorana n'Imana. Uyu muntu nta bushuti abasanzwe afitanye n'Imana. Ariko Yesu Kristo aravuze ngo kubera ikintu kimwe cyitwa gutitiriza bitewe nuko umuntu yamaze kubona ubukene bw'umutima we, Yesu Kristo avuze ngo nubwo ntazabyutswa, nubwo ntazayimuhera nuko uyu muntu dusanzwe dufitanye umushyirano ugize gute uhamye, ariko kuko antitirije nzagira gute, nzahaza umutima we. Reka mbabwire, ndajya mbabwire yuko iki kintu cyitwa gutitiriza kirakomeye cyane. Iki kintu cyitwa gutitiriza kigize gute, kirakomeye cyane. Amaze kuvuga aya magambo, Kristo yese ko aza ajya ku murongo wa 9. Yahuje amagambo yo hejuru nayo hasi. Arababwira ngo yahise kahuza iki kintu no gusaba abantu batitiriza, basaba mwuka we. Niyo mpamvu nabwiye ngo isengesho no kwizera nk'ibyangombwa simusiga mu mwiteguro icyambere w'igihe tugiye kwinjiramo kabiri w'imvura y'iki. Kuko iki kintu cyitwa gusenga utitirije yahise kagihuza no gusaba ugahabwa mwuka wera. Yesu akavuga ngo nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzagira gute. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga agaki. Mbese ninde muri mufite umwana wamusaba umutsima akamuhibuye, cyangwa ufite ifa akamuha inzoka, cyangwa yamusaba ijya akamuha scorpio? None se muko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye. Ndajya mbabwire yuko ubundi turi kureba ku kintu cyitwa isengesho no kwizera nk'ibyangombwa bidasanzwe
mu mwiteguro w'imvura y'itumba ndetse n'akaga katuri imbere. Mbese isengesho rizima ni isengesho rigomba kuba rimeze gute? Mbese Imana ikeneye ko dusenga iriya sengesho, isengesho rizaba rimeze nk'isengesho ry'abantu ba kera, amasengesho basengaga badafite gushidikanya kuri yo, bazi neza ko Imana igomba kuyasubiza. Mbese ayo masengesho yacu agomba kuba yujuje ibihe byangombwa. Ibi byangombwa ndagira ngo ko turi buze kwibona muri kino gice ndetse n'ahandi hantu turi buze kugenda dusenga, turi buze kugenda tugira gute dusoma. Yesu Kristo yabwiye abigishwa bwa ati nubwo atabyutswa nuko asanzwe ari iki, ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije ibyo bintu biramubyutsa, amuha iyo mitsima. Isengesho rizima risubizwa, ikintu cya mbere rigomba kuba ryujuje, ikintu cya mbere nuko rigomba kuba rihuje n'ubushake bw'Imana. Ndababwira ibyangombwa biranga isengesho rizima, kandi Imana muri iyi minsi ikwiriye kutwigisha gusenga, kuko nitumara kumenya gusenga, reka mbabwire, tuzasenga kandi tuzasenga turasa ku ntebe. Ntibizadusaba kumara igihe kirekire. Dushobora kuzasenga nk'abagaragu b'Imana, nk'uko tubona umugaragu bita Yosuwa yarasenze aravuga ati zuba hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi hagarara mu gikombe cya Ayaroni. Ibyo bintu bigira gute? Hari impamvu. Yavuze mu magambo make, Imana yumva gusenga kwe, kandi yarasabye ibintu bidasa. Ariko baravuze ngo uriya mugabo bita Joshua yari yaramaze igihe kirekire igira ugari akirana n'iki, ari ku mava asenga. Yarazi ubushake bw'Imana, yarazi ubushake bw'iki. Isengesho rigufi nka ririya, isengesho rirasa ku ntego, isengesho ry'amagambo make rimeze nk'iry'umuntu bita Yosuwa, rimeze nk'iry'umuntu bita Eliya yasenze ku musozi Karume. Ati niba koko uyu munsi uri Uwiteka, bigaragara yuko ndi umukozi wa Eliya. Yarasabye ngo umanure umuriro bita kugira gute? Amasengesho nk'ariya ni amasengesho adapfa gusengwa n'umuntu uje ako kanya akavuga amagambo adasanzwe amenyeranye n'iki. Amasengesho y'amagambo magufi ni amasengesho asengwa n'abantu basanzwe bari ku mavi, basanzwe bamarana ibihe birebire n'Imana basenga. Ni abantu bajya kuvuga ari amagambo magufi, n'ubundi baziye neza yuko ayo magambo bagiye kuvuga ahuje n'ubushake bw'Imana, ko Imana iri bugire gute, iri bubasubize. Kubera yuko amagambo nk'ariya abantu baramutse bayakoze bapfuye kuyakora gusa, bashobora gukorwa n'isoni. Ntago amagambo nk'ariya magufi cyane asaba ibintu bimeze nk'aho biteye ubwoba, asaba ibintu rimwe na rimwe na n'isaha dutekereza tukabona ari nk'ibintu bimeze nko kwigereza. Zuba hagarara, nawe kwezi ugira gute? Hagarara. Ni ibintu bimeze nko kwigerezaho, ni ibintu bikomeye cyane. Reka mbabwire, ni ibintu bikomeye cyane. Mbese muribuka isengesho umugaragu w'Imana Eliya yigeze asenga? Rega impamvu ndi kubabwira ibi bintu, tugiye kugira mu gihe gikomeye, kugeza ubwo tugomba kuba turi abantu bomatanye n'iki, tuzi ubushake bwayo. Dushobora guhagarara mu nteko yatwasamiye tukavuga ibintu kandi tutameze nk'abigerezaho, tukavuga ibintu tuzi yuko Imana iri kutwumva kandi twizeye ko iri bugire gute. Ibyo ntabwo ari ibintu abantu bazapfa kwivugira gusa, bizabasaba kuba baramaze igihe kirekire bari kumwe n'Imana, bazi ubushake bw'Imana. Uribuka amagambo Eliya yigeze avuga? Eliya yigeze avuga igihe abantu bajyaga kumutera ko ari umuhanuzi. Ndibuka amagambo Eliya yigeze avuga ati, niba koko ndi umugaragu w'iki, ndi umuntu w'Imana, umuriro numanuke mu ijuru ukongora ababa 50 bahita ko barashye, abandi 50 barikora ngo baje kurwanya umurimo w'Imana. Arongera arasenga ati, niba ndi umuntu w'iki, umuriro numanuke ukongora aba bantu 50 bandi bagira gute?
amagambo nk'aya bakomeye cyane. Isengesho rizima, ikintu cya mbere ni ibi byangombwa bitatu ngiye kuvuga. Icya mbere, riba rihuje n'ubushake bw'iki? Bw'Imana. Niyo mpamvu twatangiye tubona mu gitondo ngo uwiziba amatwi ngo atumve iki? Ukuri. Gusenga kwe nakwe ni iki? Ni ikizira. Gusenga kwe nako ni ikizira. Ubushake bw'Imana bugaragarira mu ijambo ry'iki? Buriya reka mbabwire, buriya abantu bazi gusenga neza ni abantu biga ijambo ry'iki? Ry'Imana. Buriya umuntu utiga ijambo ry'Imana no gusenga, amasengesho asenga azaba ari ibibazo, kuko akenshi ntasenga ahamanyije n'ubushake bw'iki? Bw'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana muzabona abantu benshi cyane basenga. Buriya gusenga kuzima kujyana n'iki? No kwiga ijambo ry'iki? Iyo umuntu atandukanyije ibyo bintu bibiri, agakunda gusenga asaba Imana yatuza amagambo akanwa ke, ariko atagira igihe cyo kuba mu ijambo ry'Imana ngo amenye ubushake bw'Imana, rimwe na rimwe amavi ashobora no gukoboka, ariko mukabona ntasubizwa. Kubera iki? Rimwe na rimwe arasaba agahusha iki? Umuntu usenga isengesho, abanyamasengesho bazima ni abantu babana n'Imana, Imana ikabahishura ubushake bwayo. Imana ikabahishura ubushake bwayo. Umuntu uzi ubushake bw'Imana, icyo ni icyangombwa cya mbere, kumenya ubushake bw'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Niyo mpamvu nimujya kureba abanyamasengesho babayeho mu bihe byose, ni abantu bakundaga gusenga. Muzakurikirana umuntu wita Daniyeli, umusaza w'umunyamasengesho nkunda cyane. Muzakurikirana abantu bita ba Yeremiya, muzakurikirana abantu bita ba Nehemiya. Igihe Nehemiya yamaraga iki? Nehemiya muzi ko yamaze amezi anari kugira gute? Ari gusenga. Guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa kane, umugabo w'umunyamasengesho ari atarambirwa kugeza igihe yasubirijwe. Muzabona yuko ari abantu basengaga bifashishije ijambo ry'iki? Muzabona Daniel avuga ati, data wa twese, wavuze ibi n'ibi, wavuze ibi n'ibi, wavuze ibi n'ibi, wavuze ko nitugira gutya na gutya tugapfukama gutya na gutya. Byabaga ari ibintu byandi basengaga bifashishije amasezerano y'iki? Yo mu ijambo ry'Imana. Bari bazi ubushake bw'iki? Gusenga dukurikije ubushake bw'Imana. Dukwiriye guterura isengesho mbere ya byose tuzi ko rihamanya n'ubushake bw'iki? Niba icyo kintu kitari mu ijambo ry'Imana, ntuzirirwe utigenga uri kugisengera. Ubona ko hari abantu basengera amazu, bagasengera kugira ubutunzi, kuba abantu ngo reka babwire ibyo ngibyo sago ari amasezerano y'Imana. Imana ishobora kubigwa kuko ibona yuko ari ngombwa, kuko wenda bizagira icyo bifasha, ariko ntabwo Imana yigeze ishyira mu isano ry'Imana ibintu nk'ibyo ngibyo byo gusaba kuba abantu badasa. Ibyo ni ibintu abantu biyongereraho, kandi bashobora no kubisaba bakabona ntibanasubizwa, cyangwa se bagasubizwa bakibwira ko ari Imana yabasubije ariko ari kuko hari n'ibintu abantu bavuga na Satani. Dukwiriye kubanza kumenya ubushake bw'Imana, tukamenya amasezerano y'iki? Y'Imana. Nidusaba gusorezwa amasezerano y'Imana, ndaza kubabwira ikintu tuzadusabwa kimwe gusa, ni ikintu cyitwa kwizera. Icyangombwa cya kabiri kugira ngo isengesho riba ari isengesho rizima, tube turi gusenga mu buryo buzima Imana yemera, ni ikintu cyitwa gutitiriza. Yesu ashimwe. Ikintu cyitwa gutitiriza, buriya nubwo iki kintu kirakomeye, reka mbabwire, Yesu Kristo yageze avuga muri Luka 18 avuga ati, mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri
yavugaga iby'umupfakazi watitirije umucamanza. Ajya gusoza amagambo avuga mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Ndagira mbabwire ko ikintu cyitwa gutitiriza, iyo umuntu amaze kumenya ikintu cya mbere ko ikintu ari gusaba gihuje n'ubushake bw'Imana, k'Imana hari ahantu yakivuze kari isezerano. Nk'ubu dushobora gusenga, nzi ko twatangiye 2010 dusengera guhabwa mwuka we. Ndagira mbwire ngo kuko kiriya kintu kiri mu bushake bw'Imana, kuko ari isezerano. Ikintu Imana ibisaba abantu ni ikintu cyitwa gutitiriza, ikintu cyitwa gufata ntibareku. Icyo kintu abantu benshi mba nzi ko barekuye, kuko urebye ukuntu twatangiye dusaba mwuka wera abantu barara amajoro. Abantu bakibikora ni bake, kurekura vuba. Kandi ndagira mbabwiye ko buriya kurekura vuba ni ikimenyetso cy'uko abantu badafite kwizera. Reka mbabwire ikintu cyatumaga abantu basenga basaba mwuka wera bakararamo guhera 2010 mu gihe cy'ububyutse, ubu bakaba barasinziriye. Icyo nicyo bita kurekura vuba. Kandi Yesu Kristo nubwo ntayimuhereye yuko ari inshuti yanjye, tudasanzwe dufitanye umushyirano ukomeye, ariko kuko yantitirije, reka mbabwire impamvu gutitiriza ari ikintu gikomeye. Gutitiriza ni ikimenyetso cy'umutima ufitiye inyota ikintu. Niyo mpamvu ubundi Imana mu bintu ijya yifashisha ku kintu abantu bari gusaba buri gihe, Imana yasezeranye ikunda kongera igihe. Igira ngo niba abantu bagisaba bikuye ku mutima, yongera agahe. Burya agahe kajya gashungura abantu, agahe kajya gatuma abantu barekura bakabivamo. Ariko ndagira mbabwire ngo niba ari isezerano ry'Imana, uzafate ntuzarekure, imvi nizishake zizaze ukiri gusaba icyo kintu. Mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze kuri icyo kivuga ngo kwizera n'isengesho baravuze ngo ngo yabajije marayika ngo kuki Isiraheli y'iki gihe itakigaragaramo imigisha y'Imana nkuko byagaragaraga mu gihe cy'abasogokuruza. Marayika yaramubwiye ngo abantu b'iki gihe barekura vuba cyane, bafata ngo bakomeze, barekura vuba cyane. Muri kino gitabo banditse amagambo bavuga ku cyisho cy'umugaragu w'Imana Yakobo, paje 148, abakurambere n'abahanuzi banditse amagambo nshaka kubasomera. Baravuze ngo cyitwa kutarekura. Yakobo yasubije, bavuze amagambo hano baravuga ngo ijoro ryo gukirana kwa Yakobo, baravuze Yakobo yararokotse bitewe nuko yihanganye kandi afite intego. Imibereho ye ihamya imbaraga z'amasengesho dusenga iyo turi mu kaga. Ubu ni igihe cyo kugira ngo twimenyereze gusenga ubudasiba no kugira ukwizera kudatezuka. Intsinzi ikomeye ku itorero cyangwa ku mukristo ntabwo ari ikomotse ku mpano afite, ku mashuri, ubutunzi cyangwa kugirirwa neza n'abantu, ahubwo ibonerwa mu cyumba cyo kweranamo n'Imana. Iyo kwizera nyakuri kandi gushengura kwisunza imbaraga ikomeye yisumba byose. Mu gitabo cy'Inabekombe yaravuze ngo ni abantu bake bashobora gusenga kugeza ubwo umwuka ugira gute ubashiramo, ni abantu bashobora gukirana nk'uko Yakobo agira gute yakiranye na marayika. Abantu benshi batangira gusenga kabone nubwo bazi ko ibintu basaba ari Imana yabisezeranye, ariko barekura vuba. Niba ikintu usaba Imana uzi ko ari isezerano ry'Imana, icyangombwa cya kabiri uzafate ntuzarekure. Nk'ubu nta mpamvu ishobora gutuma urekeraho gusaba mwuka wera kandi ukamusaba ushyizeho imbaraga. Dukwiriye kumusaba kugeza igihe ngo twumve umwuka agiye kudushiramo, kugeza igihe Imana nayo izagenda yongera igihe bitewe nuko izi yuko hari abantu baje ariko bagomba guhita ko bisubirirayo. Abo bantu rero Imana igomba no kongera igihe kugeza ubwo abantu bose barekura, bikagaragara ko hasigaye abantu
bamushaka nk'uko impara yakazwa no gushaka imigezi. Ikintu cya gatatu, isengesho rya mbere rimenya ubushake bw'Imana. Tumaze kumenya ubushake bw'Imana, tugomba gusenga kugeza igihe imvi zizazira tutarekuye. Mwuka Wera si ikintu tuzasabira ngo turekeraho, ni isezerano ry'Imana, kandi gutitiriza kwacu bivuga ko icyo kintu tugishaka, tugifitiye inyota, nicyo byereka Imana. Ikindi cya kabiri, bigaragaza ko dufite kwizera ko Imana ariyo yasezeranye kandi kizagira gute, izasohoza. Ikintu cya gatatu isengesho ryacu rigomba kuba rishingiyeho, ni ikintu cyitwa gukora iby'ubushake bw'iki. Icya mbere ni ukumenya ubushake bw'Imana bw'ibyo dukwiriye gusaba. Icya kabiri ni ugutitiriza ntiturekure icyo kintu tutarakibona. Icya gatatu ni ugukora iby'ubushake bw'iki, bw'Imana. Niyo mpamvu ririya jambo rivuga ngo ni mushake muzabona, musabe muzahabwa. Ririya jambo rivuga ngo musabe, banditse mu gitabo bita imigani ya Kristo baravuga ngo ririya jambo gusaba, gusaba bivuga, ntabwo bivuga gusaba ngo umuntu ahite karekera, ahubwo bivuga gutitiriza umuntu agahozaho. Baravuze ngo Imana ntivuga iti musabe inshuro imwe gusa muzahabwa, itubwira gusaba. Mushikame mu isengesho ubutarambirwa. Gusaba ubutarambirwa bitera usaba kugira umuco wo gushikama, kandi bigakuza icyifuzo cye cyo guhabwa ibyo asaba. Iranshinga ngo musabe ivuga gukomeza, ni ugutitiriza. Ariko ngo ziranshinga bivuga ngo mushake kandi mukomange, bivuga gukora. Ni inshinga ziganisha ku gikorwa. Niyo mpamvu ikindi cyangombwa cya gatatu kugira ngo isengesho ryacu ribe isengesho rizima, ni ugukora iby'ubushake bw'Imana. Yesu ashimwe. Gukora iby'ubushake bw'Imana. Abantu benshi cyane bajya bamara igihe kirekire basenga. Abantu benshi cyane bafata igihe basaba amasezerano y'Imana ariko batari gukuraho inkomyi. Mbese ushobora gusaba Mwuka Wera, ni gute uzahabwa imvura y'umuhindo utihana ikibi n'igisana cyo mu mibereho yawe? Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umwiteguro w'imvura y'itumba hari amagambo avuga ngo mu kintu cya mbere Satani atinya ni ukubona abantu bari gukuraho inkomyi kugira Mwuka Wera asuke, Imana isuke Mwuka Wera ku itorero rye, itorero ryakakaye. Kandi niba ari ikintu cya mbere gishimisha Satani, ni ukubona ushyira amavi hasi upfuka musaba imvura y'itumba, udakura inkomyi mu nzira z'ibintu wica, kandi Mwuka w'Imana ajya atunga urutoki. Buriya reka nkubwire, ubusaba ibintu utazigera ubona. Ngo uwakwereka ngo uburyo Satani aba ari kumwenyura aguseka, kuko abazi ko uzarinda usaza utabibonye. Ikintu cyitwa gukora iby'ubushake bw'Imana kiradusaba kumvira umucyo wose Imana imurika. Umucyo mu byo kwirinda, mu by'ubuzima, kwitungira amagara mazima. Nzi ko abantu benshi uyu mucyo wamuritse, ariko abantu benshi bawise inama za Madamu White. Yesu ashimwe. Turasabwa kumvira umucyo wose Imana yatanze, ku by'imirire, ku by'imyambarire, ku by'imisokoreze. Yesu ashimwe. Iby'imirire, kuko ngo ikiyoka kirakarira umugore, kirwanya abo mu rubyaro rwe bafite ibyangombwa bibiri bibaranga. Bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwande amategeko y'Imana. Guhamya kwa Yesu umwuka w'iki? Reka mbabwire, ubu turasabwa kumvira umucyo w'ijambo ry'Imana mu by'imirire, mu by'imyambarire, mu by'imisokoreze, mu by'imivugire n'imigendere. Nasomye amagambo ko n'inseko, umuntu ashobora guseka agaseka nk'abapagani, kikaba ari icyaha. Uje Imana yanditse amagambo, hari inseka abantu baseka, n'indoro, n'imigendere mode zigenda zaduka. Umucyo wose Imana imuritse.
turasabwa gukura inkomyi mu nzira kugira ngo duhabwe mwuka wera. Ndibaza ikibazo, kuki tumaze igihe kirekire dusenga umwuka wera ntaze, kandi Imana neka tuvuga ngo ndifuza kumuba? Nuko dusenga nabi. Dushobora kuba dusaba ibintu bidahuje n'ubushake bw'iki, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo murasaba ntimuhabwe, Yakobo 4:3. Kuko musaba mukurikije mushaka kwayisha ibyo musaba irari ryanyu ribi. Nyamara ijambo ry'Imana ikongera ikavuga mu Rwambere rwa Yohana 5:14 amagambo akomeye cyane avuga ngo dore iyo umuntu asabye ikintu gihuje n'ubushake bw'Imana azi ko kiri mu by'Imana yahamije. Reka mbabwire, nta kintu cya mbere cyiza nko gusaba. Buriya iyo umaze kwiga, buriya iyo umuntu amaze kumenya gusenga kuzima, ajya gusenga neza yumva ahamanya n'iki n'Imana. Ijambo ry'Imana dore ikintu rivuga ku muntu usaba azi ko ibyo ari gusaba uje n'ubushake bw'Imana. Rwambere rwa 5:14 aravuga ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko agira gute, nk'uko ashaka. Kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe icyo tugize gute. Iki nicyo cyateraga abagaragu b'Imana mu bihe bya kera kubona barasengaga bagahaguruka ngo bizeye ko Imana igiye kugira gute, kubasubiza. Naho muri iyi minsi abantu benshi barasaba ibintu bagasaba ibyo bashaka kwayisha irari ryabo utabona ko bitari mu masezerano y'Imana, bitari mu by'Imana yasezeranye, bagapfa kwisabira gusa. Imana ntabwo ishobora kubumva. Ikindi, abantu niyo bamaze gusaba wenda ibihuje n'ubushake bw'Imana, bafata igihe gito cyane bagata ko barekura. Ntabwo abantu batitiriza, nk'ikimenyetso cy'uko imitima yabo ntabwo iba ifitiye inyota icyo kintu, ku buryo icyo kintu gishobora gutuma n'umutima wabo ubavamo, ku buryo icyo kintu Imana bashobora kuba bameze nk'umuntu bita Dawidi yavuze ngo nk'uko imparakazi yagizwe no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye ukwifuza. Imana igeze ivuga muri Zaburi ya 51 ngo icyo nshaka ni umutima ugize gute, umutima umenetse. Umutima umenetse kandi ushenjaguwe sinzagira gute, sinzawirengagiza, sinzawusuzugura. Kandi ikindi cya gatatu, abantu haba ubwo bashobora kuzuza ikintu cya mbere cyo gusaba ibihuje n'ubushake bw'Imana cyangwa se gusozezwa amasezerano y'Imana, nko guhabwa mwuka wera, nko kubarirwa ibyaha, kuko icyo kintu bakaba baracyuje. Icya kabiri kandi kuko bakaba baratitiza, ariko icya gatatu bakaba badakuraho hari amasezerano kugira ngo asohozwe, ari uko abantu bagomba kubanza gukuraho iki, inkomyi. Bivuga kumvira Imana kuri buri mu cyose yamuritse no kwihana icyaha cyose kitwizi. Nk'ubu turi mu gihe cyo gusaba imvura y'itumba. Ndagira mbabwire ko imvura y'itumba ijuru riri kuyitanga ubu ngubu tuvugana. Yesu ashimwe. Ubu turi mu gihe cy'uko Imana iri gutanga imvura y'itumba. Reka mbabwire, abantu benshi cyane baravuga ati mbese imvura y'itumba niza ko dushobora kubona ibintu bimeze nk'umuriri, bimeze nk'ibyabaye ku munsi wa Pentekote, nuko bakaba bategereje ibintu bikomeye cyane bidasanzwe. Ariko ndagira mbabwire ko imvura y'itumba iri gutanga ubu ngubu, nubwo bwose mwuka wera atangwa mu rugero rugiye ruruseho bitewe n'ibihe by'umwijima abantu baba bari kugira gute, baba bari kwinjiramo. Ubundi imvura y'itumba ibitonyanga byayo yatangiye gutanga 488. Inyandiko zera zitubwira yuko igihe Wagona na Jonasi bazanaga ubutumwa bwo gutsirishwa n'ubwo Kwizera, bakabushyikiriza inteko nkuru rusange 488. Tubona yuko itorero muri icyo gihe abayobozi bamwe bagize gute, barabwanze. Nawe Imana imwereka ko ubwo butumwa bwari buje ku mugambi wo kweza itorero kugira ngo bashyirweho ikimenyetso buheruka, bahabwe imvura y'iki, y'itumba. Ariko abantu bamwe mu bayobozi b'itoro hejuru muri General Conference barabwanga. Nawe tarabwakira n'abandi bantu bake batangira kubwiriza ubutumwa bwa Marika wa gatatu. Ubutumwa bwa Marika wa gatatu bwaratangiye kubwirizwa mu 847. Ariko nguhereye icyo gihe ubwo butumwa, abantu bakira ubwo butumwa bwo kwihana bwabongereye imbaraga. Ubutumwa bwa Marika wa gatatu batangiye kubwiriza bwahise ko buhinduka ijwi rigize gute, rirenga. Kubera ko Enoti yaravuze ngo nabonye yuko kubakira ubwo butumwa ibitonyanga by'imvura y'itumba byatangiye kubagwaho. Niyo mpamvu imvura y'itumba buri gihe
mu kugwa kw'ibyo bitonyanga yahise kituma ubutumwa twabwizaga bwa marayika wa gatatu bwatangiye icya 847 buhita ko butangira guhinduka ijwi rirenga, burya ijwi rirenga rihera icya 848. Yo mpamvu gitabo cy'ibyaduka byo mu isi y'imperuka hari amagambo nifuza kubasomera. Tubona amagambo na White yanditse ni ku ipaje ya 41, yavuze amagambo akomeye cyane avuga ko ngo turi mu gihe cy'ijwi rirenga, ijwi rirenga ryatangiye kandi hari mu cya 885 paje ya 41 hari amagambo avuga ngo dushorewe ni dusohoreweho akaparagrafe k'101, dusohoreweho n'igihe cy'amateka bitewe n'uko ijwi rirenga rya marayika wa gatatu ryatangiye kuvuga binyuze mu guhishurwa Kristo gukiranuka kwacu, umucunguzi ubabarira ibyaha. Igihe ubutumwa bw'ubutsirwa bwo kwizera bwari bumaze kwakirwa n'abagabo n'abagore bamwe mu itorero, abandi babwanze. Abo bantu bari babwakiriye bwabakoreye ibintu bwahinduye imico yabo, kandi bahise kuhabwa ibitonyanga by'imvura y'itumba. Ubutumwa twabwizaga bwa marayika wa gatatu bwahise ko bwongererwa imbaraga kubw'umurimo wari ukore mu mitima yabo, buhinduka ijwi rigize gute rirenga. Aya magambo yanditse mu cya 892. Ijwi rirenga ryatangiye cya 808. Ijwi rirenga rero rigomba kugenda ryiyongera kugeza igihe rigeze ku ijwi rirenga rya nyuma riheruka. Niyo mpamvu ijwi rirenga uko ryiyongera ryatangiye icyo gihe mu buryo butari ku rwego rwa nyuma, ni nako na Mwuka Wera nawe yatangiye gusukwa w'imvura y'itumba mu rugero rw'ibitonyanga. Ariko uko tugenda twegereza iherezo rya nyuma, niko ijwi rirenga rirushaho kugenda rikaza umurego, kandi ibyo bisobanuye ko Mwuka Wera nawe arushaho kugenda asukwa ku rugero rwisumbuye rurenze urwo yagize gute yatanzweho igihe ijwi rirenga ryageraga gute ryatangira. Niyo mpamvu ubu ngubu ndagira mbabwire yuko ntabwo tukiri ku rugero rw'ibitonyanga, nabyita ko turi ku rugero rw'ibijojo nk'uko muri kumva ibijojo bigwa. Ndagira mbabwira ko Imana iri gutonyanza ibijojo by'imvura ku bantu bayo muri iyi minsi, barimo barahabwa imvura y'itumba. Rero iki kintu reka mbabwire, buriya Enote yanditse amagambo ushobora kwibaza ngo mbese abantu bafite imvura y'itumba kandi mbona nta bitangaza bidasanzwe bikorwa. Abantu bari guhabwa imvura y'itumba kandi barayicaranye. Niba wowe nta kintu Imana iri kugukorera, ikibazo si Imana, ikibazo si nuko Imana itari gutanga imvura y'itumba, ikibazo ni wowe utari gukuraho iki. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana irifuza gutanga Mwuka Wera kurenza uko ababyeyi bifuza guha abana babo ibyo bifuza. Niba rero abantu bari gukuraho inkomyi zose, niba abantu bari gukora ibishoboka byose mu by'Imana yababwiye bagomba gukora, bakaba bari gusaba Mwuka Wera n'isezerano, kandi ikindi bakaba batitiriza bagasaba ubutarambirwa, ikindi bakaba bari gukuraho inkomyi yose, kumvira Imana kuri buri mucyo wose, kwihana ibyaha byabo byose, bakaba bari gusanga abaturanyi babo bakihana, bagasanga abizera b'itoro bari bafitanye utubazo bakihana, bakajya imbere y'Imana bagasaba Imana ikabarondora. Nta kintu na kimwe kiri kuba inkomyi mu kuba Imana iri gusohoreza bene abo bantu isezerano, iri kubaha Mwuka Wera, iri kubaha imvura y'itumba. Reka mbabwire, ushobora kureba ukavuga ati imvura y'itumba kuba nta bitangaza bisanzwe nk'ibyo ku munsi wa Pentekote biri gukorwa, ubwo nta mvura y'itumba iri gutangwa. Ariko nagira nkubwire ko imvura y'itumba iri gutangwa. Mu gitabo cya Mbere n'abantu zera amagambo akomeye cyane banditse, ikigo kivuga ngo mu mwuka no mu mbaraga bya Eliya. Baravuze ngo ubundi mu gihe cy'umucyo mu gihe cy'umucyo iyo umucyo umuritse ari mu gihe cy'amanywa, ntabwo ushobora kubona inyenyeri. Yesu ashimwe. Iyo turi mu gihe cy'umucyo mu gihe cy'amanywa, ntabwo umuntu ashobora kubona inyenyeri. Iyo urebye mu kirere ubona wagira ngo nta nyenyeri zihari, ubona rwose nta nyenyeri nimwe igize gute ihari. Ariko si uko inyenyeri zitaba zigize gute zihari.
ni nayo mpamvu n'ubu ngubu ntabwo ushobora kubona abantu bafite imvura y'itumba, kuko ikintu cya mbere ntuzashishikazwe cyane no kureba ibimenyetso by'ibigaragara inyuma niba abantu bafite imvura y'itumba, ahubwo uzibaza ikibazo ngo mbese hano ku isi haba hari abantu bari kuzuza ibyangombwa Imana isaba. Niba hari abantu bari kubyuzuza, Mwuka Wera bari kumuhabwa, kandi bakwiriye kwizera ko Mwuka Wera bamuhawe. Reka babwire, Enoti yaravuze ngo ntukarindire kwiyumvamo yuko icyo wasabye wagihawe, ntukarindire kwiyumvamo yuko isezerano ryasohoye. Mu gitabo cy'Umurezi ku ipaji yaho ya 69, igitabo cy'Umurezi ku ipaji ya 69 agiye mbasomera amagambo akomeye cyane. Paji ya 69 hari amagambo Enoti yavuze akwiriye kutwereka iby'ibihe turimo, kugira ngo tutazakererwa twibwira ko imvura y'itumba niza tuzabona ibintu byashashagiranye, uretse yuko umurimo nk'uwo nguwo ndakubwira igihe uzawubonera. Paji ya 69 hari amagambo avuga ngo, hari amagambo akomeye cyane ngira ngo mbasomere hano. Hari amagambo avuga ngo, icyiciro kivuga ngo kwizera n'isengesho, ariko ahari wenda nshobora kuba nibeshye, ashobora kuba ari paji y'169, icyiciro kivuga kwizera n'isengesho. Ndifuza yuko ari magambo dusoma 169. Baravuze ngo, aya magambo se ko ntayabona wapi? Tuza ko tureba aya magambo. Ni paji ya 239. Baravuze ngo, nababwiraga uburyo iyo amanywa ahanitse ntabwo ushobora kumenya ko mu kirere hariho inyenyeri. Niko mu gitabo cya Minabahanuzi umuja w'Imana yanditse, icyo kivuga ngo mu mwuka no mu mbaraga bya Eliya, ngo ariko ubwo igicuku kizabudika, ubwo ikigeragezo giheruka kizagera ku bwoko bw'Imana, itegeko ry'icyumweru rijyana n'akarengane karyo, nibwo bizagaragara inyenyeri zizahita ko zimurika muri uwo mwijima ugize gute? Ubuditse. Reka mbabwire, nk'uko ubu ngubu utabona inyenyeri kubera yuko hariho ikintu kimeze nk'umucyo, nyamara reka mbabwire, inyenyeri ziri kumurika. Burya inyenyeri ngo zihora zimurika, ariko abantu ntibazibona kubera yuko bari kubona ibintu ari ibihe bisanzwe. Ariko reka mbabwire, iyo umwijima utangiye kuza ukabudika neza, nibwo inyenyeri zita ko zigira gute? Na n'iyi saha ngo niko bimeze. Ntabwo ushobora kubona abantu bafite Mwuka Wera, ntushobora kubona abantu bari guhabwa imvura y'itumba, ariko bitegereze, mera nk'umuntu utegereje uri kwirebera filime. Uzabona yuko hari abantu bari bicaye bamwicaranye, uzabona ko hari abantu ijuru ryari ryaramuhaye, we ntugire gute? Ntubimenye. Kandi ibyo uzabimenya igihe cyo kwigaragaza kuko bamufite koko kigize gute? Kigeze. Enoti yaranditse ngo, dore ukuntu yavuze, dushobora gusaba imbabazi z'ibyaha, tugasaba Mwuka Wera, tugasaba kurangwa n'imico isa n'iyande, tugasaba ubwenge n'imbaraga byo gukora umurimo wayo, kandi tugasaba guhabwa impano iyo ari yose Imana yasezeranye. Tumaze gusaba ibyo, tugomba kwizera ko tubiha, bityo tugashimira Imana ko twabihawe. Ntabwo dukeneye gushaka igihamya kigaragara inyuma cy'uko twahawe umugisha. Impano iri mu isezerano, kandi dukwiriye kujya mu mirimo yacu twizeye ko iby'Imana ishobora kubikora, kandi ko impano twamaze guhabwa tukaba tuyifite izagaragara igihe izaba ikenewe cyane. Reka mbabwire, ubu igihe Mwuka Wera mu rugero rw'imvura y'itumba akenewe cyane ntabwo cyari cyagera. Ndajya mbabwire ko ubu ngubu urugero rwa Mwuka Wera dufite mu rugero rw'imvura y'umuhindo twamwe duhabwa. Mwuka Wera, umubatizo wa Mwuka Wera duhabwa buri munsi ku kigero turiho cyo kubudika k'umwijima birahagije. Ariko ndajya mbabwire yuko niba dusenga bihuje n'ubushake bw'Imana, Mwuka Wera ni isezerano ry'iki? Niba dusenga dutitirije, tukaba turi gukuraho inkomyi yose, Imana iri gutanga imvura y'itumba, kuko Imana
mu gitabo cy'ibyandiko baravuze ngo kugeza ubu gusukwa kwa mwuka biracyafatwa n'abantu b'itorero nk'ikintu gishize cye ngo ariko ngo Imana irifuza kumutanga ubu. Wowe kuraho igomwe. Ibi bintu by'umwuka wera ni isezerano ry'Imana. Wowe sohoza ubushake bw'Imana. Niba ari isezerano ry'Imana, gundira usaba ubutarambirwa, utitirize usaba icyo kintu kuko Imana yagisezeranye izagisohoza. Kandi ikindi, kura inkomyi mu nzira, umvira Imana kuri buri ntambwe yose y'umukigo wishuriye, kandi usaba Imana ikurondore, kandi icyaha cyose igwishuriye kaba gato gute ukihane utazuyaje. Ibyo bintu numara kubikora, hari ikintu gikomeye cyane ugomba kugira. Ugomba kugira kwizera, ugomba gupfuka mugashimira Imana ko ibyo bintu Imana yabiguhaye, ukajya mu mirimo yawe wizeye ko Imana agize gute. Nubwo utahita kubona ikimenyetso cy'uko ubihawe, ariko igihe ngo bizaba bikenewe cyane, Imana izagaragaza ko ibyo bintu wari wagize gute. Buriya ngo Salomo ngo ntiyashoboraga kumenya yuko yahawe ubwenge. Igihe Imana amubwiraga ati nsaba ikintu gikomeye cyane wifuza, icyo ushaka cyose, Salomo yasaga ati ndagusaba iki? Ubwe. Burya ngo Salomo ngo nta kimenyetso kigaragara inyuma cyari kumugaragariza ko Imana yamuhaye ubwe, kuko n'ubundi yabonaga ibyo akora bimeze nk'ibyo ari gukora bimeze nk'ibyo asanzwe agiza gute. Ariko burya ngo yamenye ko ubwenge bwaje igihe yasabwaga guca imanza z'abagore babiri baburanaga umwe, nibwo yamenye ko burya koko Imana yari yamuhaye ubwe. Natwe ibi bintu byitwa imvura y'itumba ubu Imana iri kuyitanga kuko turi mu gihe cyo kuyihabwa, kandi Imana yiteguye kuyitanga. Ikibazo ni uko abantu batari gukuraho inkomyi. Niba abantu bari gukuraho inkomyi, nibasenge bizere ko bari kumuhabwa, Imana iri kumubaha, kandi bajye mu mirimo yabo bizeye ko Imana yamubahaye. Kandi umwijima n'ubudika burundu, igicuku kikabudika. Dimanche nitangazwa, nibwo muzamenya abantu mwabanaga bari barahawe imvura y'itumba. Nibwo muzabona ubwo kwizera ko abantu benshi kuzatangira gushonga nk'ishashi. Nibwo muzabona abantu bari guhinguranya mu bigeragezo, bari guhinguranya abami bo mu isi, abayobozi bakomeye, nta gutinya. Nibwo muzamenya ko abantu bahawe imbaraga y'akabura rugero. Nibwo muzamenya ko abantu bahawe imbaraga ishobora kwihanganira akaga kose n'amakuba yose no kugeragezwa kose. Nibwo muzabona yuko abantu batahawe mwuka wera, kwizera kwabo kuzahita ko gushonga nk'ishashi. Nibwo muzabona ko bazahita ko umva, baravuze ngo umubare munini urenze uwo dufite ubu uzakurikira imyuka iyobya. Igitabo cy'ubutumwa bwatorejwe umuzingo wa 2 n'umwiteguro w'imvura y'itumba. Ubu ndagira mbabwire ko mwuka wera abantu benshi cyane bari kumuhabwa. Dimanche nitangazwa nibwo muzabona inyenyeri. Ubu nta nyenyeri wabona. Nibwo muzabona ko hari abantu bahawe mwuka wera bari bamuryamanye bamugendanaga. Kandi nibwo muzabona ibitangaza nk'ibyakozwe mu gihe cya Pentecote, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibitangaza icyo gihe none bizatangira gukorwa. N'abapfuye, abantu bazaba barahawe mwuka wera bazazura abapfuye, bazakora ibitangaza nk'uko intumwa nazo zagiraga gute. Cyakoze igihe bazaba bari kubikora, n'abantu bashorera umwuka wa Satani nabo bazagira gute. Icyo gihe ngo abatuye isi bose bazaba bagomba kugira uruhande bagira gute, baherera. Icyo ni icyangombwa cya 3. Icyangombwa cya 4 ari nacyo ngiye gusorezaho gikomeye cyane, ni ikintu cyitwa kwizera. Nigeze mbabwira amagambo akomeye avuga ati abigishwa babonye ko ibintu bari bakeneye, ntibari bazi gusenga. Cyo ni icyambere. Ikindi bafite kwizera guke cyane, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko isengesho rizima rigomba kujyana no kwizera. Reka mbabwire, nusenga neza ukaba uzi ko wasenze mu buryo buje n'ubushake bw'Imana, ndakubwiza ukuri uzahite kuva ushima Imana, kandi uzizere ko ibintu usabye wamaze kugira gute, kubihabwa. Ntuzagire gushidikanya, kuko ngo utizera ntibishoboka agira gute, ko ayinezeza. Uzizera Imana
uzavaho uyishimira. Niba usabye Mwuka Wera ukabona gahunda ibyangombwa byose Imana isaba urabyujuje mu isengesho ryawe, ntuzavaho ushidikanya ko Mwuka Wera utamuhawe. Uzigendera uzi ko wamutahanye, nubwo utahita kubona ibintu bidasanzwe bibaye ko Mwuka Wera umuhawe. Uzamenye ko igihe gikenewe azaba akenewe cyane, uzabona ko burya wari waramuhawe. Kwizera, kuko kwizera iyo kutongewe ku masengesho yo gusaba gusorezwa amasezerano, ntabwo dushobora gusorezwa ayo masezerano. Yesu ashimwe. Muzakunda kumva Yesu Kristo ati yemwe mwafite kwizera guke mwe. Hari igihe tuzigana icyigisho kiri muri Mariko igice cya 9. Igihe kimwe umuntu yari afite indwara y'igicuri, kandi iyo ndwara y'igicuri ni indwara natwe turwara cyane, ariko iyo ndwara kugira ngo ayikire byasabaga se w'uwo mwana kugira kugeza ubwo umva yavuze ngo yemwe mwabatizera mwe nzageza ryari kubihangana. Uwo mugabo ngaravuga ngo ndizeye nkiza kugira gute. Amaze kuvuga icyo kintu ngo dayimoni utavuga kandi utumva yahise kava muri uwo mwana. Dayimoni utavuga kandi utumva asobanura ikintu gikomeye cyane. Imana nidufashe iyo cyisho twazakigana, ariko ndajya mbabwira ngo kwizera. None kwizera ni iki? Kwizera iki ni icyangombwa gikomeye abantu basabwa muri iyi minsi. Najyaga nsoma amagambo avuga ngo kwizera nibwo bukristo, kutizera nibwo bupagani. Simbyumve neza, ariko naje kumenya ko aka kaga tugiye kwinjiramo, ndajya mbabwire ngo intwari imwe rukumbi abantu bazarwanisha ni intwari yo kugira gute. Abaheburayo baravuga ngo kwizera, kababwira ijambo. John nize kwizera ndatangara. Kwizera baranditse baravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ikintu kirakomeye, kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazagira gute, ko bitazaba. Kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iki, ko ari ibyo kuri. Reka mbabwire, iyo bavuze ngo ni ukumenya ibyiringirwa, ibyiringirwa ni ibintu byose Imana yishuye mu ijambo ryayo. Kwizera rero gukora iki? Kwizera kudushyira ku rwego rw'uko iyo tumaze kumenya ibyiringirwa, tumaze kubyiga, ikintu cyo kubishidikanya kigita ko kivaho. Murumva abo bantu? Oya, nimumbwire umuntu ubayeho gutyo. Niyo mpamvu umuntu wundi ufite kwizera kuzima, niyo mpamvu kwizera kw'abantu kuratandukanye. Ntago abantu banganya kugira gute kwizera. Icyo akora ngo umuntu wese ugitera intambwe yo kwiyana Imana ihita kimugerera kwize ifite kwizera imugerera, ariko bitewe n'uburyo yagiye abana n'Imana, kwizera kwe kuriyongera cyangwa se kukaba ari igicagati. Kuko kwizera burya kwizera niyo mpamvu kwizera kuzanwa no kandi kumva kukaza mu ijambo rya Kristo. Burya kwizera cyane, umuntu ufite kwizera kwinshi guturuka mu kumenya byinshi ku by'Imana. Umuntu uzi byinshi mu by'Imana burya ntiyagira kwizera gukomeye nk'umuntu uzi bike mu by'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana iyo turitindamo cyane tuyimenya, kuko kwizera ni kwizera kwacu kuriyongera. Kwizera rero sinzi ko Imana wenda idufashe cyane twumva iki kintu. Kwizera ni ukumenya ibi byiringirwa, ariko iyo umaze kubimenya bibyara ikintu cyitwa kwizera kuzima. Gute? Nuko ibyo byiringirwa utabishidikanya, ugahita kubifata nk'ikintu cy'ukuri, sibyo? Ugakuraho za filozofi z'abanyabwenge, ibintu Imana yavuze ukabifata nk'ibintu bimeze nk'umusozi utimuka. Yesu ashimwe. Reka mbabwire, umuntu ufata Imana mu buryo nk'ubwo, umuntu ufata Imana akareba ibyo yavuze byose, Bibiliya, umwuka w'ubuhanuzi, yarangiza ibyo byiringirwa akabifata ntabishidikanye, n'ibyo atigeze abonesha amaso akabifata ko ari ukuri, mwene uwo muntu niwe muntu Bibiliya ivuga ngo afatira Imana kuki? Kwijambo.
reka mbabwire uwo muntu ndagira mbabwire ko niwe muntu ugiye kwinjira aha hantu tugiye kwinjira. Uwo muntu niwe muntu ubwo gahunda zose isi igiye kuzihagarika ku bantu b'Imana, uzajya ubona yifitiye amahoro mu mutima we. Uzajya ubona mu gihe abantu bose badagazwe, amavi yahinze umushyitsi, mu gihe amava ari gukomanga n'abari kwibaza icyo bari bukore, uzajya umureba ubona ari kumwenyura, ari guseka, wibaza hakura amahoro. Ahubwo ibanga rimwe rikomeye umuntu afite nuko afite kwizera. Kubera iki? Mu ijambo ry'Imana, Imana yaduhaye amasezerano y'uburyo bwose. Imana yatanze amasezerano y'uburyo, amasezerano agendanye n'ibihe bikomeye abantu b'Imana bagomba kugira gute? Gucamo. Nk'ubu iyo ndebye ukuntu mu minsi igiye kuza tugiye gufungirwa umuriro n'amazi, iyo ndebye ukuntu ibintu abantu bose biratana bagiye kubyamburwa, iyo ndebye ukuntu ndetse n'abantu batari gusaba Imana ngo basenge, ubu turi mu gihe cyo gusenga Imana ngo tumenye uburyo umutungo wacu dukoresha, uwo dusigarana n'uwo dukira mu murimo w'Imana. Ariko nzi ko abantu icyo kintu batari kugisengera, kandi ibintu bagiye kuzabinyagwa batabona n'uburyo baba bakibikoresha mu murimo w'Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo babijugunyira uducurama, imbeba n'uducurama. Iyo ndebye ukuntu ibintu bigiye guhinduka mu minsi igiye kuza, nkabona uburyo umuriro n'amazi tugiye kubifungirwa, mbona uburyo abantu benshi cyane bazayiramya. Kandi abantu bazayiramya atari uko batigeze basenga, ahubwo kubera kwizera kubera yuko Imana yagiye itanga isezerano kuri buri kaga kose ubwoko bw'Imana buzanyuramo. Imana yatanze dufite amasezerano ku bintu bijyanye n'inzara. Yesu ashimwe. Niyo mu gitabo cy'intambara ikomeye bavuze ngo ibihe by'akaga dusatira kugeramo abidusaba kwihangana, kubasha kwizera, kubasha kwihanganira gusonza ndetse n'inzara. Mbese mushaka kumva bwere uko kwizera ni ukwizera gufatira Imana ku ijambo yagize gute? Yivugiye. Iyo tuvuze ngo ni ukumenya ibyiringirwa ntubishidikanye. Muri ibyo byiringirwa dufitemo amasezerano. Nk'ubu dufite isezerano rivuga ngo nari umusore none ndasaje, sindabona umukiranutsi yitwa n'iki cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize. Nk'iryo sezerano mu minsi igiye kuza, abantu bafite kwizera, abantu bamenye ibyiringirwa ntibabishidikanye, bagiye kuzaryifashisha. Nzi yuko tugiye kuzageraho twamburwa ibyacu, nzi yuko bizageraho tunyagwa imirima, tunyagwa amasambu, tunyagwa amazu, nzi yuko tuzakurwa mu kazi, kandi ibyo bintu ntabwo bitinze. Nzi yuko buri muryango wose ugiye gufungwa, ndetse yewe no gukora deplacement uva hano ugera hariya bigiye guhagarikwa. Yesu ashimwe. Ibyo bintu ntabwo bitinze. Nzi ko abantu benshi cyane bazagamburura, ariko nk'umuntu wafashe iryo sezerano nk'ihame, akabazi ko Imana yavuze ko umukiranutsi atazasonza cyangwa urubyaro rwe rugire gute? Rusabirize. Ibyo bintu ndajya mubwira ko kwizera kuzasingira amasezerano y'Imana ave mu kintu kimeze nk'inyandiko, ahubwo abe nk'ikintu kize gute? Gifatika. Yesu ashimwe. Ndajya mbabwire ko ukwizera kugiye gutuma amasezerano y'Imana afutuka cyane, ave mu kintu cy'inyuguti, ahubwo ibyo bintu tubone nk'ababirebesha ndajya mbabwire ko iri sezerano, kwizera kuzahuza n'iri sezerano. Muri iri sezerano ndajya mbabwire ko mu masezerano y'Imana abantu bazaba badafite icyo kurya, ariko nk'iri sezerano rizaterura isahani ritereke ku meza, umuntu ambere nk'aho aruzi ibiryo kandi nta biryo bigize gute. Gusa isezerano riravuga ngo sindabona umukiranutsi agira gute? Yitwa n'inzara cyangwa urubyaro rwe rugire gute? Kwizera kugiye kuzajya gufata ibintu byari biri mu nyuguti, kubiterure neza ibyo bintu tubibone nk'aho tubirebesha iki? Abantu b'Imana bazajya bahagarara babe bazi ko ari isezerano ko urubyaro rwabo rutazitwa n'iki? N'inzara. Kuko ari Imana yabivuze, ubwo Imana izasohoza ibyo yagize gute? Niba Imana icyo kintu yarakivuze, iryo sezerano abantu bazaribonamo ibyo kurya biri ku meza, ibyo bintu bazituriza. Bavuga bati noneho rero niba ari isezerano ry'Imana, reka twe twiturize turebe uburyo iryo sezerano rigira gute? Risohora. Kandi abantu bazi ubushake bw'Imana baba bazi ko Imana ishobora no kubyemera ukanitwa n'iyo nzara. Ariko iyo Imana yemeye ko ikintu nk'icyo kiba kimeze nk'aho kinyuranye n'icyo yavuze mu isezerano, icyo gihe iba ifite ikindi kintu yifuza ko gikorwa binyuze muri icyo kintu yemeye ko kigira gute? Ishobora kwemera yuko witwa n'inzara, atari uko isezerano rye yaryirengagije, ahubwo ari uko icyo gikorwa yemeye ko kiba gifite abantu benshi kiri bwihanisha.
ariko ubundi atari mu buryo nk'ubwo tuba dukwiriye kuba mu mwanya wo gutegereza icyo Imana agize gute. Ndagira mbabwire ko abantu b'Imana bagiye kuzajya baba bari mu mahoro mu gihe mu by'ukuri ubona yuko nta cyakabateye iki amahoro gihari. Ndagira mbabwire ko amasezerano y'Imana agiye kuzafutura ibintu, ariko ibyo bintu bizava ku kintu cyitwa kwize. Reka mbabwire, sinzi niba mujya mutekereza kuri ari amagambo arakomeye, ariko mugiye kuyabona vuba bidatinze. Ndabizi ko hagiye kubaho ibintu bituma muyabona. Itera bose aboroheje, ab'imbata, ab'umudendezo, gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Ab'imbata, ab'umudendezo, abakira, abakene, aboroheje, abakomeye, gushyirwaho iki? Hazakoresha uburyo bwose ngo, ariko ngo kugira ngo hatagira umuntu ugura cyangwa agire gute. Bavuze ko iyo ari amagambo kugura cyangwa kugurisha, bivuga guhagarika ikintu cyose umuntu yakuragaho imibe. Icyo kintu uko kimeze. Uretse gusa umuntu washinze kwize imizi mu ijambo ry'iki. Ubu tugiye kugera ahantu aho tuzafata amasezerano y'Imana tuyakure mu nyandiko. Amasezerano y'Imana aba ibintu bifati. Ubuzi ngo niba Imana yaravuze ngo sindabona umukiranutsi aho yicwa n'iki. Ubuzi ko nubwo nta biryo uruzi ntanze ari bukwice. Ubuzi yuko ubwo niba Imana yarabivuze, icya mbere Imana ntigibe. Kumenya ibyiringirwa ntubishidikanye ni ikintu dukeneye, kandi abazabishidikanya bose bazumva ko inzara igiye kubica, bazahita kubaba ku kejo. Ariko abantu bazaba baramenye ibi byiringirwa ntibabishidikanye, ibitagaragara bakayibona nk'ibigize gute. Niyo mpamvu ziriya ntwari zo kwizera muvuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu areba ibitagaragara nubwo yari amaze kumera nk'umuntu upfuye. Mbese umuntu imyaka 99 ni gute yumva ko yabya? Kandi kwizera muri ko kwatumye Aburahamu nubwo yari agiye gusogota Isaka, ngo ariko ngo amubona nk'uzutse. Yaramusogose, umva, yiyemeje kumusogota, ariko kwizera kukajya kumwereka nkaho n'ubundi Isaka ari buzu. Kwizera gufata ibintu abantu batafata nk'ibishoboka, kandi ibyo bintu mbabwira ni ibyiringirwa, n'ibyo byose nibyo twabwiye mu ijambo ry'Imana ryose. Ibyo bintu bakabifata kubishidikanya. Ndabinginze ngo mwige amasezerano y'Imana, kandi dusaba Imana iturinde kuyashidikanya, ngo niko gutuma ibyo tutarebesha amaso tubifata nk'ari iki, ibintu Imana iba yaravuze tutanazi, twe tukabifata nk'ibyo tukabifata nk'ukuri. Ikindi, ntushidikanye isezerano ry'Imana. Niba Uwiteka yaravuze ngo azagaburira abakiranutsi, nubwo utaruzi ibishyimbo n'ibigori imbere yawe, kandi ukabona aho wabikuraga hose hafashwe na leta, reka nkubwire, ukwiriye kwizera ko Imana yavuze ibyo yavuze izagira gute. Icyo nicyo kintu kigiye kubeshaho abantu mu gihe tugiye kwinjiramo, kandi utagifite wese azahita akabona inzara igiye kumwica, azabona yuko abana be bagiye gupfa. Ariko umuntu ubeshejweho n'isezerano utarishidikanya azategereza nk'uko Eliya yategereje kugeza ubwo igikona kigize gute, kimugaburiye. Imana iduhe kuba maso cyane. Twigaga icyiciro kivuga ngo isengesho no kwizera, ibyangombwa bibiri simusiga mu mwiteguro w'imvura y'itumba no mu gihe cy'akaga gikomeye tugiye kugira gute, kwinjiramo. Ndagira mbabwire ko ibintu ari byo bigiye kubeshaho abantu b'Imana, kuko iki kintu cyitwa gusenga nicyo kigomba gutuma duhabwa imvura y'itumba, kumenya gusenga neza. Ndagira mbabwire ko kuba tudahabwa Mwuka Wera akenshi nuko abantu basenga mu buryo budakwiriye. Kandi iki kintu cyitwa kwizera nacyo gikwiriye kongerwa ku masengesho yacu, niba tuzi ko twasenze mu buryo bugize gute, bukwiriye. Kandi kwizera ko ni ikintu gikomeye kigiye gutuma tunangana n'ibigeragezo tugiye gucamo. Ndabinginga cyane ngo amasengesho yacu aba ari amasengesho ahuje n'ubushake bw'Imana. Ndabinginga cyane ngo muri kano kanya dusabe ibintu tuzi ko Imana yasezeranye.
ikindi dutitiriza Imana nubwo byadusaba kuva mu mwuka, nubwo byadusaba gukesha ijoro dusenga, ibyo bintu tubikore niba ari bwo buryo Imana igomba kudusubiza. Kandi ndabinginga ngo ibintu byose dusaba tubisabe dukuraho inkomyi. Nimureke abantu twumvire ubushake bw'Imana, nimureke abantu twumvire umucyo wayo yatanze muri biriya n'umwuka w'ubuhanuzi, twumvire amategeko yo kwirinda, amategeko y'ubuzima, amategeko y'imyambarire, amategeko y'imisokoreze, amategeko y'uburyo bwose, bya bindi byose Imana itungaho urutoki abantu bajya boroshya, ndetse rimwe rimwe n'abayobozi bacu b'itorero bo mu nzego zo hejuru bagashaka kubyoroshya. Abo ngabo nta juru baguha, ukwiriye kumva icyo ubushake bw'Imana bugize gute, buhishura. Njya ntangara cyane iyo mbona uburyo abantu, ubundi hari nk'ibintu Imana iba yaragiye ivuga uburyo ari ikizira. Mu bitabo by'ubuhamya by'itora umuzingo wa mbere ku ipaji 85, nawe yavuze ko ibi bintu abantu bakora byo gusokoza no gusiga inzara n'ibiki byose ni ikizira mu murimo wera, ndetse ngo abantu babikora ntibakwiye no guhitwa kurimbira urwera. Ariko ugasanga abayobozi baguye mu mitima barabishishikariza iki abize. Nababwiye ko abo ngabo abo twahirukanye bwashize, nababwiye ku kintu cyitwa ishitimu. Shitimu ubu turi ahantu bita ishitimu, kandi ishitimu tugomba kuba turi kumwe n'umuhanuzi bita Baramu. Baramu ni umuhanuzi, wari umuhanuzi w'Imana, ariko ngo waje kugwa mu mutima, niwe waje gutuma ngo Abamidiyani binjira mu mahema y'Abisiraheli. Aba Baramu rero benshi bariho muri iki gihe mu itorero ry'Imana. Abo ni abantu twari tuzi nk'abantu b'Imana, ariko tutamenye yuko baje kugwa hehe, mu mitima yabo. Abo bantu rero barimo barinjiza Abamidiyani mu itorero, barareka imico itandukanye ya gipagani ikagenda yinjira. Murabyumva? Nabwiye abantu ngo niba mushaka kumenya ko turi ishitimu, kandi hakaba hagiye kugwa 24,000 byavuye mu Egiputa byihariye, bikaba bigiye gusigara hari ahantu twari tugiye kwambuka. Nimwitegereze neza muraza kubona Abamidiyani bamaze kwinjira mu itorero rya, kandi binjijwemo nande na Baramu, agiye inama na Baraki. Kandi Abamidiyani barasiga Abisirayeli benshi cyane, bari intonorano, bakoze ibidakorwa, baragwa aho ngaho. Imana idufashe cyane, Imana ituyobore, Imana itwigishe gusenga, kandi Imana itwongerere kwizera. Ibyo nibyo nabasabira muri uno mwanya, ndetse nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Amen.